7 things that successful people never do. ari ibintu birindwi abantu bafite icyerekezo mu buzima buriya batajya bakora. Ibyo bintu namwe ndagira ngo mubyumve mubishyire mu mutwe nawe ubyumve ubizirikane. Number 1. Ikintu cya mbere utagomba gukora. Complaining. Ntukaburana urwandanze. Complaining doesn't fix things. Kuko buriya kuburana n'ubundi ntago bikemura ibintu, ntago bikemura ikibazo. Instead, aho kugira ngo uburane, focus on finding solutions. Ahubwo jya uhanga amaso mu buryo wabonamo igisubizo cy'ikibazo wari ufite. Making things better. Kugira ngo ibintu bihinduke neza. Number 2. Ikintu cya kabiri utagomba gukora mu buzima. Blaming other people. Ntugashinze abandi amakosa. Take responsibility for everything in your life. Wakira inshingano za buri kimwe cyose kikubaho mu buzima bwawe. You learn and grow. Uko niko abantu twiga kandi tugakura. Even when things get tough. Kabone naho ibintu byaba bikomeye. 3. Ikintu cya gatatu utagomba gukora mu buzima bwawe. Arguing. Ntukajye utongana ngo ujye gushyogozanya, babyita gushyogozanya. Rarely bring results. Uzi gushyogozanya ikintu bizana nta gisubizo kizima kibivamo. Ahubwo jya wicecekera. Talk it out and find common ground instead. Ibintu bikuri mu byigumanire uzabivuge mu gihe ubona ko hari igisubizo kiri buboneka. Ikintu cya kane, bragging. Ntukajye utera stories zitari ngombwa. Show off. Ntukibonekeze. Your actions will always speak louder ahubwo than ureka ibikorwa byawe wakoze words. bikuvugire kurusha amagambo wavuga. Number 5. Ikintu cya gatanu utagomba gukora, talking too much. Ntukavuga amagambo menshi. Kuvuga guzwa birangira uvuze n'ibitari ngombwa. People listen more than they talk. Buriya abantu bafite icyerekezo mu buzima akenshi batega amatwi kurusha kuvuga. You must understand the other side before ugomba gutega amatwi abandi bantu sharing your thoughts. mbere yuko babwira igitekerezo cyawe ku ngingo usanze bavugaho. Number 6. Ikintu cya gatandatu utagomba gukora, judging. Gucira abantu imanza. Instead of judging, aho kugira ngo ucire umuntu urubanza, put yourself in other people's shoes. ujye ubanza wishyire mu mwanya we mbere yo kumucira urubanza, uvuga utari njye byari kugenda biti. Empathy and better relationships. Kubera ko ibyo bintu bizatuma wiga kugirira abantu impuhwe ndetse bitume munabana mu mahoro. Number 7. Ikintu cya karindwi utagomba gukora, lying. Ntukabeshye mu gihe ubona ko bitari ngombwa. Honesty builds trust. Kubera ko buriya ukuri nicyo kintu cya mbere cyubaka icyizere. Even when it's tough, kabone naho kuvugisha ukuri byaba bikomeye, it's always the best decision. Ariko buriya mu kuri guhari nuko aba ari wo mwanzuro ukwiriye. Because the truth always comes out in the end. Kubera ko n'ubundi nyuma na nyuma birangira ukuri kugaragaye. Wabeshye utabeshye birangira ukuri kugaragaye. Ikintu usabwe rero nta kindi, kora shares, comment, follow na like.